ese wararibwaga cyangwa ntabwo naribwaga nari ifite ikibazo cyo gukorora bikabije no gusemeka ibindi bicyane kuruha gusemeka akayi gusemeka ni uguhumeka nabi. Wakoraga igikorwa gisaba ko wahagira cyane. Ubundi nahitaga nkora akayi. Wari umerewe nawe wakanyagwa. Ni no mu bintu byatumaga mbyara vuba vuba. Uyu nawe. Clapton Kiboke ni umwe mu banyarwenya bafite amazina aremereye mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda. Ibi ni ibintu yakunze akiri muto ndetse umuhamagaro wo kubikora wamwakiye makiri umwana muto areba filime z'abanyarwanda bagiye batandukanye. Gusa kugira ngo bashe kwandika izina rye mu banyabigwi bakuru bw'enya mu Rwanda byamusabye byinshi birimo impano, umurava, ikinyabupfura, kwihangana ndetse no guhozaho. Muri iyi nkuru mutwemeye tugaruke ku mateka y'umugabo wavuye mu rugo kwa se na nyina nyuma yo kubwirwa ko diplome ye itagura umunyu nta kimaze. Nitwa Sebirikoko n'inshuti. Iyi ni Magic TV Rwanda. Niba utarakana subscribe ubikore nawe ube mu banyamahirwe bajya bagirwaho n'ibiganiro byacu ku bukene n'uko bwije. Bye guys. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Mugisha Emmanuel ariko yabamaye nka Clapton Kiboke mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda. Clapton Kiboke yabonye izuba ku itariki 13 Ukwakira mu 1988 avukira mu gihugu cya Uganda. Gusa we n'umuryango we baje gutaha mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Clapton Kiboke akaba ari umwana w'imfura mu muryango avukamo w'abana batandatu. Yuko Clapton n'umuryango we bagarutse mu Rwanda bahise bajya gutura mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Gusa nyuma y'igihe gito baje kwimukira mu karere ka Gatsibo ari naho Kiboke yakuriye. Mu rugendo rw'amashuri abanza yayize ku ishuri ribanza rya Nyakayaga Primary School. Mu mashuri yisumbuye icyiciro rusange Kiboke yakize mu ishuri rya Kiziguro Secondary School, ikaba ari ishuri riherereye mu karere ka Kayonza. Mu gihe amashuri yisumbuye icyiciro gisoza ibizi nka Advanced Level yakize ku ishuri rya Kagarama Secondary School riherereye mu mujyi wa Kigali. Mu gihe ibijyanye n'amashuri ya kaminuza Clapton yayize muri kaminuza ya Kigali mu mwaka wa 2015. Gusa yaje guhagarika amasomo ye agize umwaka wa mbere bitewe n'impamvu z'umuryango we. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye Kiboke ari mpagarara na se yari yemeye maze amubwira ko mu bavandimwe we ari we wize amashuri menshi. Nuko se wa Kiboke ahita amubwira ati iyi diplome yawe itagura umunyu maze iki. Aya magambo yatumye Kiboke yitekerezaho maze ahita afata umwanzuro wo kuva mu rugo ajya gushaka ubuzima nk'abandi basore. Maze mu mwaka wa 2011 icyo gihe Clapton yahise ashaka uko yaza i Kigali maze aza kuhagera atangira ku bucuruzi bw'amagi, aho yatogosaga akayaha undi musore maze akajyana kuyacuruza. Ku mugoroba akazanira Kiboke amafaranga 500. Mu minsi ubu bucuruzi yaje kuvamo kuko yabonaga nta terambere maze njya mu bucuruzi bw'amatelefone ku iposita mu mujyi wa Kigali. No gutangira mu bucuruzi bw'umumera mu mwaka wa 2012 Kiboke yaje kugwara araremba amara amezi 3 mu bitaro.
nyuma yo kuvurwa neza agakira, Clapton Kiboke yaje gusubira ku ivuko kugira ngo bashe kongera kwisuganya. Nyuma yaho yaje kongera kugaruka i Kigali mu mwaka wa 2013, ahita atangira akazi ko gucuruza amasahane mu nyubako Kigali Store, aho naho yamenyaniye na Ramajane Joshua waje kumufasha kwinjira mu bijyanye n'urwenya. Nubwo ibyo byose byari bimaze kuba, Clapton wari umaze kugimbuka yahise afata inshingano zo kwita ku muryango we nyuma y'uko se wa Clapton wari umucuruzi w'amata ubucuruzi bwahombye, maze Kiboke atangira kwita kuri barumuna be. Clapton Kiboke yafashije barumuna be bose kwiga kugira barangije amashuri yisumbuye. Kwita kuri barumuna be byatumye Kiboke asubika amasomo ye yaho yigaga muri kaminuza ya Kigali mu mwaka wa 2015. Icyo gihe umunsi we Clapton yari mu ishuri, nuko yagira telefone bamubwira ko murumuna we bamwirukanye ku ishuri kubera kubura amafaranga y'ishuri. Icyo gihe Kiboke yafashe amafaranga yari afite ayishyuramo murumuna w'ishuri, we abasubitse amashuri kugira ngo banze cyo mu bibazo bya barumuna be. Mu mwaka wa 2015 afashijwe na Ramajane Joshua yatangiye kumenyereza ibijyanye n'urwenya, ndetse akajya mutumira kenshi mu kiganiro yakoraga kuri Remego TV cyitwaga The Ramajane Show. Iki kiganiro cyarakozwe cyane ndetse bamahirwe Kiboke aho yatangiye gukina muri filime y'uruhererekane ya Sebirikoko. Nyuma yo gukina muri iyi filime byatumye Kiboke bamara cyane ndetse arakundwa by'agahebuzo. Hagati y'imyaka 2015 na 2017 Kiboke yakoze indirimbo zinyuranye zo kuramya no guhimbaza Imana. Zimwe muri zo twavugamo n'iyitwa Fata Telefone, iyitwa Ihangane, ndetse n'iyitwa Muri Yesu harimo go, n'izindi nyinshi. Nyuma yaho mu mwaka wa 2018 Kiboke yafungiye inzu ifasha abanyarwenya yise The Marcus. Inzu yaririmbamo abanyarwenya bazwi mu Rwanda nka 5K Etienne na Mazimaka Jafeti. Yongeraho kandi abandi banyarwenya barimo ni Moroge, Makanika ndetse n'abandi benshi. Nyuma y'ibi Clapton yatangiye gutegura filime ze, aho yahereye kwitwa Umuturanyi yasohowe mu mwaka wa 2020, akaba ari filime yanditse mu bihe bya Guma mu Rugo. Iyi filime nyuma yo kugeze hanze yarakuzwe cyane, ndetse uyu munsi yaguzwe na televiziyo Zacu TV kugira ngo yerekane. Ibi byongeraho filime y'urwenya ya Mugisha na Rusine, filime Icyaremwe Gishya ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Uretse ibijyanye n'ubuhanzi, mu mwaka wa 2024 Kiboke akaba yarafunguye restaurant ye iherereye mu Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Hirya y'ibi byose Kiboke yarushinze n'inshuti ye by'igihe kirekire Nambara Mutoni Jackie, barushinze mu mwaka wa 2018. Uyu munsi Imana yahaye umugisha urukundo rwabo, aho bafitanye abana 3. Usibye ibi kandi Clapton akaba ari umufana ukomeye w'ikipe ya Manchester United yo mu Bwongereza. Kiboke avuga ko akunda ubuzima bw'ibanga, ndetse niyo yagize icyo ageraho si wa muntu ubasha ngo abyerekane hose. Njye ni Sebirikoko n'inshuti, ikiganiro cyacu tukigarukije ahangaha. Niba utarakana subscribe ubikore kugira ngo tubane mu biganiro byacu ku bukene uko bwije. Tuzahora ubutaha.